Niki ibirenge byawe byakubwira ku ngingo y'ubuzima bwawe uko buhagaze? Ibirenge byawe burya byagusobanurira byinshi ku ndwara z'umubiri. Guturuka ku ruhu kugeza ku musatsi, uko umubiri wawe ugaragara, ibi bishobora gutanga impuruza nyinshi ku buzima bwawe. Gusa mu bice byinshi by'umubiri abantu benshi badatindaho harimo n'ibirenge. Buriya ibirenge ni kimwe mu bice bigira imyakura myinshi ndetse n'imitsi itwara amaraso myinshi cyane, ubwo ni nerve, fibre ndetse na blood vessels. Ubwo rero bituma kiba kimwe mu bice byiza wasuzumiraho uko ubuzima bwawe buhagaze. Dore icyo ibi bivuze. Nugira kimwe mu bintu 9 tugiye kuvuga no kurebera hamwe wibonaho ku birenge byawe, ntuzigire ukiringagiza. Ikimenyetso cya mbere, amano yataye ibara. Ibi buri gihe bigaragaza ko ubuzima bw'umutima wawe bufite ikibazo. Buriya makuru benshi batazi nuko systeme y'amaraso, ni ukuvuga ngo amaraso ari cyo kintu kigera mu mubiri hose bibaho. Hari nk'indwara yitwa brutal syndrome, aho uduce duto twa cholesterol dufunga imitsi itwara amaraso mu bice by'umubiri, mu mubiri cyane cyane mu mano. Nuko amaraso nayo ntaba kigera aho yakageze mu bice by'umubiri cyangwa se amano muri rusange. Ubwo rero niba unyumva amano yawe natangira guhinduka mauve cyangwa se ubururu, bizakubwira ko amaraso yawe atari gutembera neza. Hari ikintu kiri kuyabloka uko byagenda kose. Tugendeye ku bahanga n'inzobere bavuga ko ibimenyetso nk'ibi bizakubwira ikintu kimwe nk'imitsi y'amaraso yawe ko yaba yarazibye ikaba itari gutwara amaraso neza. Mu bintu wareba ku birenge ukagira impungenge, harimo ibijya kumera nk'ibihushi ku birenge. Indwara nka athlete foot syndrome n'izindi zishobora kwigaragaza muri ubu buryo. Ariko hari indwara ikomeye cyane itera umubiri kuba gutya, ukaba nk'uzana ibisa n'ibisebesebe. Nk'urugero rwiza, ubwandu buturuka kuri virusi babwita foot and mouth disease cyangwa se uburenge mu kinyarwanda cyiza. Ibirenge bitangira biba umutuku, ubundi hagatera ibimeze nk'ibibyimba byuzuye amazi, kandi ubwo ukabibona ku birenge. Ni indwara iboneka cyane mu bana bato. Kuyibonaho bisobanuye ko umubiri wawe uri kurwana n'agakoko ka virusi. Hari ikindi kintu, gukonja ibirenge. Bishobora kumvikana nk'ibisanzwe kumva ibirenge byawe bikonje, cyane cyane nko mu bihe bikonje. Gusa niba uhora wumva ibirenge byawe bikonje nk'urubura, ni ikimenyetso ko amaraso yawe adatembera neza nanone. Wihangane kubyumva gutyo, kuko kenshi ibirenge byawe bikonja ukumva bikurya, rimwe na rimwe bigatakaza ibara, ni ikimenyetso cyiza cy'uko amaraso yawe adatembera neza. Rimwe na rimwe byaba bituruka kuri diabete, imisemburo idakora neza ngo irekurwe neza mu mubiri, n'izindi mpamvu. Nk'indwara yitwa Raynaud's disease, iyi ndwara ituma amaraso agabanuka cyane, ntatembera mu bice bitandukanye by'umubiri. Indwara nka anemia, cholesterol nyinshi mu maraso, umuhangayiko, ibibazo byose n'ibindi bibazo byose ni ibintu bishobora kugaragarira ku birenge byoroshye. Ikindi kimenyetso ni utubyimba dutukura. Ni ikimenyetso cyiza ko umutima wawe ufite ubwandu cyangwa se wanduye. Utumeze nk'utubyimba kenshi ntabwo batwakaguteye, gusa nubona udutukura cyane cyane munsi y'ibirenge, akenshi tuzaba tutanakurya cyangwa se tukaba tukurya gake ahagana imbere. Byaba ari ibimenyetso by'ubwandu buturuka ku dukoko duto two mu bwoko bwa bagiteri zibasira umutima, ibizwi nka endocarditis. Urwego biriho, iyi ndwara ibishobora kwibasira icyitwa valve, bafata nka vane cyangwa se udufunguzo tuba muri buri cyumba kigize umutima, ku buryo amaraso yinjiye mu cyumba cy'umutima runaka aba adashobora gusubira iyo yaturutse. Ubusanzwe umutima ugira ibyumba 4 kuri buri ruhande, ibumoso n'iburyo nyine. Ubwo ni 2 ku ruhande rumwe, ibindi 2 ku rundi ruhande. Ubwo rero kugumana ibintu nk'ibi bitavuwe biba bishobora kuvamo ibindi bindi. Turi ku birenge. Mwibuke mukande subscribe, mukande like kuri iki kiganiro. Mukore subscribe kuri channel yanyu
nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Njye nitwa Ismael Mugisha, mbahaye ikaze. Ibi birihutirwa, subscribe. Hari ikindi kintu ari cyo gukirigitwa mu birenge, kumva ibinya mu birenge n'ibindi bisa nkabyo. Iyi ni impuruza ku buzima bw'ubwonko. Usibye kukubaho umaze igihe wicaye cyane, twese bitubaho ukumva ibinya mu birenge. Iki ni ikimenyetso gishobora kukubwira ibintu byinshi ku buzima bw'ubwonko bwawe. Hari ubwo aba ari indwara ituruka ku kwikanda kw'imyakura yawe igize ubwonko, cyangwa se icyo bita nerve, peripheral neuropathy, nerve root compression, Raynaud's disease, spinal cord compression, cyangwa se tarsal tunnel syndrome. Iyi yo ikaba yibasira cyangwa se inibasira imyakura yo mu maguru. Itonde rero, kuribwa mu birenge bidashira ni ikimenyetso ko waba ugiye kuzirwa na diyabete. Ibi nabyo ntabyo wari uzi, ariko udusebesebe no gutunyuka ku birenge cyangwa se amano yawe ni ikimenyetso cyiza cya diyabete. Uko bigenda, isukari iyo ibaye nyinshi mu maraso ituma imitsi itwara amaraso hari ubwo yangirika, nuko ubwo nayo amaraso yayo ntatembere neza mu mubiri. Ibisebesebe nabyo gukira bikaba inkuru mu zindi wumva, biratinda cyane. Ibi biba bishobora kuvamo ubwandu bw'izindi ndwara ku mubiri w'umuntu. Iyo si diyabete, umva nibi biba bishoboka cyane ko waba uri kubona ikindi kimenyetso cy'indwara nka peripheral artery disease, HAD, cyangwa se ukaba uri kubona ukwangirika kw'imyakura y'umubiri, cholesterol yazamutse cyane mu maraso. Byaba ikimenyetso kandi ko ufite umuvuduko uri hejuru w'amaraso cyangwa se indwara y'impyiko. Uretse ko n'iyo ibirenge byawe bigira gutya bigashyuhirana aba ari ikibazo. Twari tumaze kubivuga, imyakura yawe iba ifite ikibazo cyane cyane ku kwangirika. Ubushyuhe ubwumva mu birenge, ukumva n'uri gushya. Ibi bizakubwire ko ufite ubwandu bw'uruhu cyangwa se imyakura yawe itwara amakuru ikaba yarangiritse mu bwonko cyangwa se aho bihurira. Peripheral neuropathy. Mayo Clinique ivuga ko impamvu zitera ibi byose harimo inzoga nyinshi no kubatwa nazo, imiti waba uri gufata runaka, indwara y'impyiko ndetse n'ubwandu bwa sida. Amano yawe hari nubwo bashobora kugaragara nk'aba manini abyimba, dore icyo ibi bivuze. Byitwa Babinski. Ikimenyetso cya Babinski, ino ryawe ribanza rinini rireba hejuru y'ibirenge byawe usa n'ubikanda. Ibi ni ibintu bisanzwe mu bana bato, gusa mu bantu bakuru bimenyesha iki? Iyo ubonye cyangwa se wibonye ibi ngibi ku mano yawe, bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara y'uruti rw'umugongo ndetse n'ubwonko mu bantu bakuru. Ubwonko buba busa n'ubukubwira ko hari ikintu kitameze neza. Hari n'ubwo ubona uruhu rushishuka ku birenge ukumva uburyaryate. Ibi iki gihe cunga neza kandi ugenzura amazi unywa. Kenshi biterwa n'indwara ziterwa n'udukoko two mu bwoko bwa fungi nka threats foot disease, cyangwa se indwara z'uruhu nka eczema. Kuribwa uruhu rushishuka ku birenge cyane cyane bishobora kuba impuruza nziza ko umubiri wawe udafite amazi ahagije. Bishobora kuba kandi ari ikimenyetso cy'indwara yibasira urugingo rwa thyroïde, tubona rubyimba twebwe tukabyita umwingo mu bantu bakuru. Kubera ko ibi iyo bikubayeho bizanirana no kwiyongera kw'ibiro byawe, ubuhumyi bw'amaso n'izindi ngaruka. Ni ugucunga rero gutakaza ubushobozi bwo kureba muri make. Dusoza reka tuvuge no gutakaza ibara kw'inzara. Inzara zitakaza ibara, ntuzirengagize ibi bintu. Kanseri y'uruhu ishobora kugaragarira ahantu henshi ku mubiri wawe, harimo n'ahagana munsi y'inzara. Ibi bizagaragara cyane nk'utudomo tw'amabara yijima mu nzara cyangwa se imirongo yitambikamo. Inzara zawe niba ari umuhondo, ushobora kuba ufite ikibazo nk'ubwandu buturuka ku dukoko twa fungi. Ariko kandi ibi bishobora guturuka ku ngaruka z'ibintu nk'ibyo dusiga ku nzara zacu, cyane cyane nk'abagore, bigira ku mubiri, ndetse bikaba byaturuka ku gusaza no gukura k'umuntu.
ntacyo ntababwiye rero. Wifuza kumpa ibitekerezo ku nsanganyamatsiko nagukoraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ngiyo 078 2621130, ndetse email yacu yo ni montagnetele@gmail.com. mutwandikira aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, twishimira kugumya gukurikira Télé Montagne Rwanda. Ikiganiro naho gisoreje. Ikiganiro wagikunze, manuka munsi y'video wandika ijambo rigira riti duhereze ibindi, ibyo gusa. Nanjye ndashyiramo agatege ndushaho kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Birihutirwa. Ariko nanone ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro wareba bigera kuri 500. Mwibuke mu birebe naho ubutaha.